siko utameze nka mama wawe. Yari yaranyangiye kandi naramukundaga sha. Ariko pastor, siko nanjye byanunguye. Kubona umukozi Imana nk'akora bino bintu. Gusa ibi ngibi mama ntabwo ari kubikora ko mama yarasengaga, ntabwo yakoraga ibyaha nk'ibyanjye. Reka ibi ntabwo ari ibyaha. Ngiye kukugira inama mwana wanjye. Ngiye kukwereka ukuntu bafata umugabo neza. Uri kumva? Umugabo nagukoraho uzemere. Kumva? Nagukora ku matama wemere. Nakora ku mabere ntuzazuyase. Umugabo n'umutware. Mbamirika. Urampemukiye, nongere mbisubiremo. Urampemukiye. Ntabwo uzi ko ndi umupasiteri w'itorero rikomeye. None se basamana guzi ko nta ngaruka zabyo wabona. Ese ubundi ko ugize umujinya warambwiye ngo urashaka ko tubana. Reka nkubwire njye mpemba yanjye nakoreye ubundi nigendere. Ibuko n'ubushize uzana akarya karirimbye kazi ko mu rusengero. Mu kandi kanya polisi kabituguye gitumba. Si wari udufatishije. Mike. Iyi mitwe yo niba ugiye no kwitekera mu rusengero. Uzahakura imbwa yiruka. Ni nakwambiye. Cyakoze reka nkubwira ko kubeshya ni bibi. Ubu bwo nari mfashwe neza. Imana ikinga kaboko. Imana sirakuzi. Vuga shitani. Urumva mu ntererana mwese. Ubundi ni njye wabaca imitwe. Ni wenyine. Uri hano nimugoroba sayishwe nande. Ntabwo ari wowe wamwishe. Oya, mureka mbabwire, mureke twumvikane. Ko guterana amagambo. Ahubwo mumfashe turebe ikintu twakora. Muri kumva neza. Ahubwo azi urumva twakora iki? Dukora iki? Oya, ni urumva twakora iki? Oya, muri kugendeza. Oya. Agusugo mugiye gutyo. Nimugende. Muzagaruka sha. Mirka, siko utameze nka mama wawe. Yari yaranyangiye kandi naramukundaga sha. Ariko pastor, siko nanjye byanunguye. Kubona umukozi Imana nk'akora bino bintu. Gusa ibi ngibi mama ntabwo ari kubikora ko mama yarasengaga, ntabwo yakoraga ibyaha nk'ibyanjye. Reka ibi ntabwo ari ibyaha. Ngo ki pastor? Ntabwo ari ibyaha. Kandi no muri Bibiliya haranditse ngo abapfakaye bakiri bato ntibashake, kandi n'Imana irabizi ko twambaye imibiri. Pastor, nubwo izo Bibiliya zanyu ntajya nzisoma, gusa ntabwo ari uko byanditse. Ibyo tubyihoreshe. Gusa njye najya nkubwire ko namaze gufata umwanzuro. Ubu njye nawe tugiye gukora ubukwe twibanire, sibyo? Gusa sinzi nimba uzemera igisaza nkanjye. Pastor, njye nta kibazo, kereka wowe unengushye. Nawe ubundi njyewe namaze kukwiyumvamo, kandi nta n'icyambuza kugushimira rega, bitewe n'ukuntu nitwaye mu rupfu rwa mama. Okay, ibyo byari ngombwa ariko. Okay. Soro ugiye kunaje nkakubura. Se kumbwira nabi. Wayambwira wari wagiye nta bindi kubajije. Nyine nari maze iminsi numva nameze neza, njya kwa muganga basanze mfitemo akabebe. Kongo ki? Ushatse kuvuga ko twite? Inda yanjye se? Oya, byo ntibishoboka. None se pa. Oya, ntabwo ushoboka. Ushatse kuvuga ko inda atari yawe. Ukubise nuwe mugabo wundi naryamiye nawe atari wowe. Mbamirika. Urampemukiye, nongere mbisubiremo. Urampemukiye. Ntabwo uzi ko ndi umupasiteri w'itorero rikomeye. None se basamana guzi ko nta ngaruka zabyo wabona. Ese ubundi ko ugize umujinya warambwiye ngo urashaka ko tubana. Ahubwo gira vuba dukora ubukwe ndi taragaragara.
Kusika abakobwa mwese muri ibicucu kimwe. Ubwo rero uhagaze aho ngaho ngo uzarongorwa na pasiteri ukomeye nkanjye. N'abagabo rero muzi ko mwese muri abanyabwenge. Ngo uri pasiteri. Urakora icyaha wangiza ukanagihakana. Wangiza ukanantuka. Umva pastor, ndaje duhangane. Suko ntarinzi kuri inshinzi bigezaho. Umva ubushinzi bwanjye uraje ubone ngo pasiteri. Meka, kuki wabaye utyo? Ko nsanzwe muzi wo kwihangana. Siko wagira ngo wapfushije mama wawe kandi amaze amezi 6 apfuye. Mimi, nundi bisa nkaho namupfushije uno munsi. Kuko urupfu rwa mama nta kintu rwigeze rumbwira. Akimara gupfa nabonye umuntu unyitaho. Gusa ikintu cyambabaje ni uko umuntu niringiye nasanze ari Satani. Meka, nasanze ubabaye nibagirwa kukubaza amakuru ya pasiteri. Bimeze bite? Mike ntabwo ari pasiteri ahubwo ni Satani. Murabizi nta kintu nagwishe. Ndabizi. Ni inshuti yanjye pe. Gusa Mimi, Mike yamitse uruhu rw'intama kandi ari ikirura. Umwanya tuvugana ahangaha mwita inda ya pasiteri. Ngo izina rya Yesu. Ubwo yajyaga gufata nk'umukobwa we, yageze aho guhindura umugore. Bishoboka. Mimi, njye namaze gufata umwanzuro. None ndagomba kuyikuramo. Mu izina rya Yesu. Ugire gukora icyaha cy'ubusambanyi, ugire no kwica. Iryo jambo risubiza aho rikuye. Mimi, ntabwo uyu mwana nazigera mukunda kuko papa yaramemukiye bihagije. Mama wawe twabanye ndi imfubyi, amfata neza uburyo bwose bushoboka. Niyo mpamvu nanjye ntashaka kugutererana. Urakoze kandi Imana iguhe umugisha. Humura. Sibyo? Pastor. Ninjye mugira inama. Ndakumva mwana wanjye. Mfite umusore ariko agiye kujya hanze. Agiye gukomeza amashuri ye. Ariko akaba ashaka kubanza kugenda asabye ibintu byose abirangije, ariko ubukwe bukazaba agarutse. Byose abirangije? Wawe umuswa. Gacira. W'Imana iraguhereza ukaratangira kwiraza inyanza. Ngiye kukugira inama mwana wanjye. Ngiye kukwereka ukuntu bafata umugabo neza. Uri kumva? Umugabo nagukoraho uzemere. Uri kumva? Nagukora ku matama wemere. Nakora ku mabere ntuzazuyaze. Umugabo ni umutware. Uri kumva? Nabyumvise pastor. Bite muko? Amakuru yawe? Ni meza. Ndatekereza unyibuka. Oya. Uribuka tuvuga kuri gahunda y'uko ugomba kumfasha gushaka abari nyuma y'urupfu rwa nyoko? Umupolisi. Ntago nigeze mbona umwanya kubera ko hari ibintu byinshi nahise mugiraho. Twebwe abapolisi ntago tuba twicaye. Dushinzwe kurinda umutekano no kurwanya abawuhungabanya bari bo bose. Ubu tuvugana hari babiri nziza kuri station, ariko umukuru muri we yaducitse. Ariko hari amakuru tumaze iminsi twakira yuko nyuma y'urupfu rwa nyoko mwakomezanyije umubano. Waba uzi ahantu ari ngo haturangire tujyeyo? Uwo se ninde? Pastor Mike. Winde? Pastor Mike. Pastor Mike? Yes. Pastor Mike? Yes.
Mike ibyuma ntabwo bishoboka kabisa ahangaha ntabwo ari iwanjye ni kwa mama ikindi kandi abantu bose bazi ko dukoranye igihe kinini ntabwo hano twahisha kabisa ntabwo byakunda na mukecuru arabizi ko turi ibibazo bikomeye akusireka mubaza Rufo ubundi yabibwiwe n'iki kwebwiwe n'iki reka nk'uyu amaze kuba kimomo ubusa abantu bose uca imitwe ugize ngo bacyari ibanga ikintu utaruzi abantu bose twakubanaga timu yacu bose barafunze uretse njye nawe oya Rufo rekera aho ngaho ngo abantu bose maze guca imitwe none se nijye ubaca imitwe cyangwa ni mwebwe nini upanga za misiyo bariya baririmbyi baciwe imitwe si wowe wayiciye si wowe wayitwaye none ngo ni twebwe umva iki gihe ntabwo ari igihe cyo guterana amagambo urabibona amazi yareze ingombe uri kubyumva neza kandi polisi iramutse idufashe nta n'umwe yasiga twese yatumariramo ariko kubyumva neza wari ubizanye none kankuri cyo gukora sasa sawa wegendera ahantu witsinda none tuvugane mu gitondo oya Rufo rwose ndwanaho kandi nawe urabizi ko ushobora kuzankenera ariko ntugasetse ngukeneraho iki ibigo byo mugereza hakuze ko abantu mwayo menyereye kuyobora mwangiritse mu mutwe urumva no muri gereza uzayobora gisi nzagukenera hano ngo pastor wimikijwe amavuta nitwe gusa pastor ukenyege hanze abakozi b'Imana sha bakorera Imana bimitswe n'amavuta y'ukuri para umunyamitwe gusa ugize gutyo kandi ndagije ntaye urugo ntaye umugore ntaye abana kubera amanyanga yawe none nzagukenera sinzagukenera cyo byagaciye Alfo nuko umbwiye utankanga oya Alfo nuko umbwiye nuko buretse Alfo uriya nuko do udenge baragushutse wagize ngo umutwe ntago nawo ukate nuwo nawo ukata baragushutse twamuginga baragushutse kinga gusa pastor kimitwe bose uje wari ukenewe uje wari ukenewe bose uje wari ukenewe nuko nari ariko uwo mutwe wowe ujya mu mutwe azima wose nukuri bose ufite mu mutwe hazima ariko ntabwo uzi ikibazo kiri muri uru rugo icyo kibazo siko pasiteri yahunze pasiteri yahunze kandi kubera guca imitwe y'abantu uri kumva we ntabwo uzi ukuntu byagenze nge buri munsi yarazaga buri uko atashye nimugoroba akaza afite ibintu by'ibikapu biremereye ukuntu nge nkabiterura akabima ngo nimbiterure nkajya ngira ngo ni ibitabo by'indirimbo na za bibiliya zirimo byafashisha abakirisitu rero umunsi umwe nza gupfundura ngira ngo mwibe bibiliya kuko nanjye gukizwa ngira ngo mwibe bibiliya njye nyisoma pfunduye mita nkundana n'umutwe w'umuntu w'umugabo ufite ibintu by'ibyanwa mita mbona kandi kantu kagatwe karimo kameze nk'agakobwa ni ukuri Imana imbabarire ngiye rwose nabikoraga ntabizi nkatera nzi ko ari umugisha ndimo ndakorera Imana imbabarire akubwiye kamubaza muri kora mutwaza igikapu ikibazo ufite ni kiye mutwaza umva no kuri nta kibazo mfite ubwo sari nkayo urumva nta kibazo wagira maze byibuze niyo abari n'imitwe byibuze y'amafi
tukajya twitoguza tukinywera umusosi ukumva none ni imitwe y'abantu ngiye mfite ubwako azambwira ngo nimuteke nese ubwo nambwira kuwuteka nzamenya guteka gute ntabwo nzi guteka umutwe w'abantu wese ubwo nashyiramo ibirungo ibyo washyira byose ntabwo ndeba rekera kakubwire ngiye kugushakira ubushara kano kanya utuma kugenda sinkukene hano bose nzize kuko mbikubwiye nasunyirukana iki bose nzize uko kunyirukana nuko ntabwo bagize banza bazisiranye umuntu amubwira ko imitwe y'abantu bayica nanagira ubwoba Pero Rosa